imbaraga ziri hamwe zigera ku musaruro mwiza kurenza imbaraga zitatanye. Haderi baturimo muzi amafaranga nakuyemo, ntabwo bikuraho impano wowe ufite muri wowe, ahubwo twe twitekereza ko ari bo bazaza kudushaka. Njye natangiye kubyina kera. Hello, meze mute? Njye meze neza, nizere ko namwe mumeze neza. Ku bakunzi rero ba Shyaka Beauty Show, ndabasuhuje, ndabayambiriye mwese aho muri, mwese rero aho muri impande n'impande zitandukanye, ndabasuhuje. Uyu munsi rero nje kuganira nawe ku iterambere ry'umuntu ku giti cye, ku rya sosiyete muri rusange. Nyine kuri Shyaka Beauty Show duhora tugenda. Uyu munsi rero nashaka ko tuganira ku kintu umukunzi wa Shyaka Beauty Show yansabye ko twaganiraho. Ntabwo kigoye, gusa mbere bwo numvaga nta mpamvu yo kukiganiraho, ariko kubera ko ari umukunzi wa Shyaka Beauty Show winsabye, wenda hari uwo byafasha, akaba hari ahantu hamwe cyangwa ahandi byamugeza, cyangwa se byatuma nimba yarakundaga Shyaka akamukunda azi bimwe na bimwe. Mu minsi ishize rero napostinze na uploadinze video ndi kubyina ndi kumwe n'inshuti zanjye. Rero hari abantu bazi ngo aba disability nta kintu bakora. Se we, ibyo bintu mwabibwiwe n'iki? Hari abantu bazi nyine ngo aba disability nta activite zindi bakora, ni kwa muganga ahari no mu rugo. Turakora, turabyina, turakora ibintu byose turabikora. Ntekereza ko ariyo mpamvu umukunzi wanjye cyangwa se umukunzi wa Shyaka Beauty Show yansabye ko nabikoraho ikiganiro n'abandi bakagira ubumenyi bumwe na bumwe bakuramo. Mbwire cyangwa se mbwira abakunzi ba Shyaka ukuntu namenye kubyina. Mbere numvaga ari ibintu bitari ngombwa cyangwa se byorohejemo ukuntu, ariko ambwiye ngo mbikoreho ikiganiro, ndavuga ni kuko kubera iki hari ukuntu abantu muri rusange cyangwa se sosiyete dufite hano hanze iba yumva ko disability cyangwa se umuntu ufite ubumuga ari mu rugo, kurya no kuryama, kwa muganga, fini, bikaba birarangiye. Nagira ngo mbatangarize rero ko atari ko bimeze. Umuntu ufite ubumuga yakora indi mirimo iyo ari yo yose, ariko nkeka ko ubu ngubu mumaze no kubibona kenshi ko abafite ubumuga hari imirimo myinshi bakora. Rero hari abumvaga wenda bakora imirimo yo kuba bajya gushaka amafaranga bagatunga imiryango yabo cyangwa se iyo bakomokamo, bakumva ko ibintu bijyanye na loisir bitabareba. Ni ukuri biratureba twese. Abafite ubumuga nyine nabo bakishima, babyina, bagenda bagakubita akazuke. Utaha nzabereka ukuntu akazuke njya nkacoka. Rero njyewe nakuze nkunda kubyina imbyino nyarwanda, kubyina kinyarwanda nyine, amaraba, canshirira ukuntu. Rero uko kubikunda byatumye nanabikora. Noneho naho nabikoreraga batuma ndushaho kubikunda. Aho nabyiniraga niho batumye ndushaho gukunda kubyina, kuko njye natangiye kubyina kera mu kiliziya.
abantu barabikundira, abantu barabikunda nyine bakajya bambwira courage, muzi amafaranga nakuyemo mu kubyina uwayama ubu ngubu. Icyo gihe nyine narabyinaga abantu bakampa n'amafaranga menshi kubi disi bazongere bayampe. Rero nyine nabyinaga mu kiliziya, ntumbaze ngo byaje gute, nisanze mbyina mu kiliziya, birangira ngiye no mu itorero ry'umurenge wacu, n'ubundi nkomeza kubyina. Itorero ry'umurenge wacu rero ryari rifite abakuru n'abato, njye nabyinaga rero hose, mu bana nabyinagamo no mu bakuru nkabyinamo, kubera ko hari ibirenge bigisha abana, ariko njye nari nzi ibyo birenge by'abana n'iby'abakuru mbizi, cyangwa se hari uburyo ki baba nk'umutoza cyangwa se umuntu wigisha abana kubyina, hari uburyo nyine aba atoza abantu bakuru bitandukanye n'ukuntu yatoza abana. Icyo gihe niko yabigenzaga, ariko njyewe narepetaga mu bana nkanarepeta mu bakuru, hose nkabyina kandi hose nkabikora neza. Naje rero kwiga njya muri primaire nyine nk'ibisanzwe, ndakomeza njya muri secondaire, ariko nkiri na primaire nabyinaga ku ishuri mu itorero ry'ikigo nigagaho primaire. Ngeze no muri secondaire ndakomeza, uko nyine nakomeje kubiha umwanya nkabikunda, na sosiyete ikamfasha kubikunda, byatumye bigira icyo binyongerera. Icya mbere byanyongereye fame, abantu nyine twuziranye bariyongereye kubera kubyina, nubwo byari mu ma interscolaire nyine nubwo byari ku ishuri, ariko byaruyongereye. Urumva hari ukuntu habaho kuva ku kigo kimwe mukajya kubyina ahandi, rero byatumye ngira fame, bituma abantu benshi bamenya ntabazi, nabyo ni byiza, ntabwo njya mbyita bibi. Kuba abantu benshi banzi njye ntabazi barumva ari byiza. Rero kuba uri umu disability cyangwa kuba hari ikindi kibazo ufite, niba ukunda umupira, niba ukunda iki na siporo, tuba tugomba kuzikora kandi kubyina nayo ni siporo. Rero nakomeje gukunda kubyina, mbikora neza pe, nkabiha umwanya, kubera ko rero icyo gihe nta na siporo yindi nakoraga, numvaga iyo ngiyo ariyo siporo yanjye. Nyine nkamenya neza ko ninjya muri repetition nkabyina indirimbo imwe ebyiri eshatu ndaba nkoze siporo. Hari umuntu wabaga undushije se ubundi ugakora siporo? Rero abantu benshi cyangwa se bamwe na bamwe bazi ko kubyina ari ibyo bireba nyine bamwe, ariko aba disability bo bitabareba. Nababwira ko rero atari ibyo, ari nayo mpamvu nyine uwansabye ko tubiganiraho yibazaga impamvu ahantu hamwe na hamwe cyangwa se amatorero atabonamo aba disability. Ndavuga nti kuba aba disability batabonekamo si uko bagiye ngo bababuze, cyane niko mbitekereza. Ntabwo ntekereza ko umuntu ufite itorero runaka hari umu disability wagiye gusaba kujyamo ngo babyange ngo ni ukubera ko afite ubumuga. Si uko mbibona, ahubwo twebwe aba disability turacyumva, cyangwa se bamwe na bamwe baracyiheza bumwe bakumva ko hazabaho itorero ry'aba disability gusa, kandi ntabwo ari ibyo. Il faut que bagomba kwivanga n'abadafite ubumuga bose bagakorana,
kuko nzi impamvu mbivuga gutyo ni uko icyo gihe njyewe nabyinanaga n'abandi badafite ubumuga kandi mufite sofa ko hari n'abo nanarushaga kubyina kandi bo badafite ubumuga. Bimpereza rero ishusho ivuga ngo ikintu njyewe, wowe, undi uwo ari we wese azabasha gushyiramo imbaraga, ikintu azatekereza gukora agikunze, agishyizemo umwete, kizemera. Atagendeye kuvuga ngo ese ngo ko wenda habaho ama ekipe y'abafite ubumuga, kuki hatabaho itorero ry'abafite ubumuga? Ese ahubwo kuki wowe ubikunda utagenda ngo wihuze n'abandi bandi muzamurane? Kuko ubu ngubu nta bintu byo kuvuga ngo bamwe bakora ibi ngo abandi nabo bakora ibi. Bose ubu ngubu buri muntu wese afite uburenganzira bwo gukora ikintu akunda, yishimira. Icy'ingenzi ni uko aba adahungabanya umutekano wa mugenzi we cyangwa se ngo akore ibigize icyaha. Ariko mu gihe ari ukwidagadura nta muntu babuza, sibyo? Nta muntu babuza. So rero aba disability muri rusange numva ari bo ba mbere bakagombye cyangwa se bagakwiriye gutera intambwe yo kwegera abandi. Nitwegera abandi nabo bakabona ko natwe dukeneye gukorana nabo, bizaba byiza kurushaho. Nta deri baturimo, ntabwo ari umwenda batubereyemo ngo tuvuge ngo bazaza kuduhiga ngo badukoreshe ikintu n'iki n'iki. None se bo kuki bihuza, twebwe twagiye tukabegera? Ntacyo bitwaye. Bakunzi rero ba Shyaka Beauty Show, impamvu y'iki kiganiro byari kugira ngo twitinyuke, tugerageze ibintu byose twiyumvamo, dukunda, tubikore kandi tubikorere ko tubikunze. Ntitubikorere ko runaka yabikoze, ntitubikorere ko hari undi muntu wundi wadusabye ngo tubijyemo cyangwa se akomeza dupushinge kujya muri icyo kintu. Ahubwo tubikore kuko ari ingirakamaro kuri twe, tubikore kuko biturimo kandi tubikuramo ibintu byinshi. Nababwiye ko nakuragamo amafaranga. Noneho ushobora kwibaza ngo kuki ubu ngubu utakibyina? Nta muntu wabimbujije ngo avuge ngo turavuze ngo ntabwo tuzongera kwakira ngo njyewe ubwanjye wagize umwanya muke wo kutabikurikira ngo mbigumemo bitewe n'impamvu runaka zindi, cyangwa se bitewe n'inshingano nari ndi gukurikirana muri iyo bintu. Si ibanga rero ku bakunzi ba Shyaka Beauty Show, nabashishikariza kuba abambasaderi b'abandi. Nimba hari icyo ubona wagezaho mugenzi wawe, mubwire agufashe. Nimba ubona hari icyo twafatanya tugakora, egera mugenzi wawe mukore. Byose imbaraga ziri hamwe zigera ku musaruro mwiza kurenza imbaraga zitatanye. So bakunzi ba Shyaka Beauty Show rero, nkomeje kubashimira. Ibiganiro byo kuri Shyaka Beauty Show nakagaruka, ariko utaragenda kora like, share, comment, subscribe. Uraba uduteye inkunga, mvuge gute, ni ukuri n'inkunga yawe ikomeye cyane.